nta ubutesheje agaciro ibyo yakoze ntago ubu bihaye agaciro uba wishe n'isezerano ubu bana nabyo bitigeze bisohoka ibyo bitasohotse igihe cyose iyo uri wenyine iyo ubyibuka ugira agahenda kuko nibuka ubuhamya bwanjye byangiriye umumaro ubu ndumva hari ibintu bigenda bivaho igitone cyakuvuyeho yego hari ikintu cy'ikizigo nagendanaga muri njyewe cyamvunaga n'ubwo yego Hirwa nari naramubonye nkaseka nawe ariko hari ahantu cyabaga ku mutima wanjye mpora ngendana numva ari igitwaro kimvu n'ukuntu ariko ubu numva ubu ndabuvuga nkumva rwose ndayivuga nk'inkuru rwose nziza indyoheye nkumva nabwira umuntu ngo Imana irashoboye. Reka ngusubize cyane udahema gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bitambuka no kuri Hirwa TV Rwanda cyangwa se Hirwa TV mu biganiro nyine byacu by'akagaruko uko bwije nuko bukeye tugenda tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ijambo ry'Imana abavuga butumwa abaririmbyi abatanga buhamya Uwiteka aravuze ngo byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza uyu munsi runagira umugisha wo kuyobora iki kiganiro cyo kuri Hirwa ubwo nyine Mahirwa yambaye inkoni y'ubushumba kamanze mushimire cyane ko yambaye neza nk'ibisanzwe n'ingeso aba bantu bagira ingeso z'ibyiza kandi nazo abari nziza cyane wambaye neza n'ukuri murakoze cyane turi kuri Hirwa TV nk'ibisanzwe turi kumwe nyine na Mama Hirwa ari naho haturutse Hirwa TV wasanga abantu batabana bisobanukirwa uyu Hirwa rwose ni umunyamahirwe wabonetse mu buryo bukomeye cyane Mama Hirwa arabibabwiye ngira ngo kuri iyi televiziyo nubwo atajya aterwa isoni no kubisubiramo kuko aba arikonesa nyine imirimo y'Imana amukoreye hari umuntu kuri icyo kino kiganiro ushobora kuba ari ubwa mbere akubonye agifungura kino kiganiro ubundi waduha imaje gatoya uri muntu ki? Amazina yanjye nitwa Mugore weraye Jidia ariko uzwi ku izina rya Mama Hirwa. Impamvu rero yiyicano cyangwa impamvu nayise Hirwa nayitiriye Hirwa nuko nagiriwe amahirwe cyangwa nkagirirwa ubuntu bwo kugira ngo mbone Hirwa kandi Hirwa namubonye mu bintu byari bigoranye cyane namaze urugendo rurerure rutari rworoshye rwo gutegereza urubyaro imyaka 15 rero nari mfite amazina abiri nari narasabye Imana ndayibwira ngo ningira amahirwe nkabyara umwana w'umukobwa nzamwita Mahirwe ariko nimbyara n'umuhungu nzamwita Hirwa kuko niwe uzaba mpaye guhirwa mu rugo rumva kuba mu rugo uri umugore wubatse utagira umwana mu by'ukuri nta mahirwe buryo uba urufitemo nubwo wowe ububona hari ukuntu nyine uyirema mukayishakishiriza ariko mu by'ukuri ntabwo uba ufite amahoro mu mutima wawe iyo uzi neza ko nta mwana ufite muri urwo rugo rero numvaga ningira Imana nkabyara umwana wanjye nzamwita Hirwa rero ngize umugisha mbyara umuhungu bitamwita Hirwa bituma noneho nicano ndavuga ngo byanze bikunze ngomba kuyita Hirwa TV Rwanda yego nguko ko wavuye Uganda navuye Uganda yes urakoze cyane Mama Hirwa turishimye rero kuba tugiye kuganira kandi uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira tukajyana ikiganiro cyiza cyane turaza kujyana ikiganiro cyiza natangiye kubyiyumva mu ngewe ndimo ndabyumva sinzi ahubwo nimba nawe umfasha ukabyumva kugira ngo bize kuryohera abantu badukurikiye tugiye kuganira nyine ku tuntu n'utundi tugiye dutandukanye ariko bifite umurongo umwe biraba biri kugenderaho wenda ngusubije inyuma gato cyane wenda ku muntu nyine urebye kino kiganiro aribwo bwa mbere akubonye ku TV wategereje umwana muri gihe kingana gute? Imyaka 15 yego uri mu bwo buzima bwo gutegereza umwana nari ndi mu butayu bw'ubugumba ntabwo bwari bworoshye n'ubutayu butagira amazi yego n'ubutayu butagira igiti wugamamo n'ubutayu utapfa kubona nibuye ryo kwicara ngo basi uryegamize n'ubutayu bubi cyane mbwira abakiburimo ngo nimukomere ntago byoroshye ariko dufite data wa twese ubabereye maso nimuhumure buriya butayu burakomeye urakoze twabonye n'undi ndumva n'ubundi ari kuri Hirwa TV bwashize wamaze 20 ategereje n'ubundi nawe umwana bivuga ngo ababyeyi benshi cyane bafite amashimwe akomeye ashingiye nyine ku kintu kijyanye no kutabyara uri mu bwo buzima bwo kutabyara nahe majwi wakundaga kwakira cyane mu matwi yawe yasona gute? Amajwi nakundaga kwakira nayo kuvuga ko nciye umuryango nayo kuvuga ko ntacyo maze bakaba nushaka ukore ubundi urakorera ndi
ubundi se uzabisigira ndi. Mu by'ukuri umuntu utabyara abwirwa amagambo menshi y'ibikomere. Yego. Y'ibikomere. Ni amagambo nta kugira ngo upfe ko umuryango urarumbije, umuryango arawuciye, ubundi se amagambo menshi cyane akomeye. Yego, akomeye, yo gusesereza umuntu, akomeye kandi aguca intege. Yego. Noneho uyu munsi ntabwo tugiye kwinjira mu gice cy'ubuhamya bwawe kuko warabutanze, ahubwo hari ikintu nshaka ko tuganiraho abantu benshi bakunda kwibazaho ibiganiro bitambuka cyane kuri YouTube by'abantu batanga ubuhamya butandukanye. Njyewe nabaye mu ubuzima, nagize cya umugabo yarampondaguraga, byari biteye gutya, ukumva hari igice cy'abantu bamwe bari kubikritikaho bavuga ati bariya abantu tibira bintu bavuga si byo, ntabwo bakwiye kubivugira kuri YouTube. Tugiye kureba impamvu zishobora gutuma umuntu yemera kwivuga, sibyo, cyangwa gushyira ubuzima bwe hanze, areka bari iryo jambo nkoresha, kavuga ibyo yanyuzemo byose n'ikambere akabivugira mu ruhame rw'abantu. Turebe icyo bimaze, icyo bishobora kumara ku uwo muntu, icyo bishobora kumara ku itorero ry'Imana, icyo bishobora kumara kuri sosiyete, kugira ngo dusubize abandi bahora babyibaza bavuga ngo bari abantu ngo ntibagombaga gushyira ubuzima bwabo hanze. Kuri wowe ugiye kugenda ukora illustration ati impamvu ya mbere ni iyi, biterwa n'iki, kuri njye icyo byamfashije ni gutyo. Nshaka ko twubaka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko rekubanza ugisengere. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ko wera wa Isiraheli, warakoze, wagize neza, warakoze, waraturinze, ishimwe ni iryawe. Hari imihigo myinshi twajyaga duhiga, hari amagambo menshi twajyaga tuvuga, ndetse nkavuga ngo nungirira neza, ngo ndetse n'umpa umwana ukabikora, hari amagambo nzavuga. Uwiteka rero mwami wanjye, dore mba nicanga kugira ngo nsohoze ibyo nivugiraga n'akanwa kanjye. Niyo mpamvu nongeye kubumbura akanwa kanjye, ngiye kongera nkabihamya ndetse nkabihamya yuko hari icyo wakoze. Wagize neza rero urakarama, ongera uhumuriza imitima yaricitse intege, ongera usanga bari bababaye, ongera usanga bari bumva kwihangana byari byanze, nabo wongera ubaremeshe, kuko nabi igihe cyagera ukabaremera amashimwe. Urakoze rero urakarama, urakoze ubane natwe, byose ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twinjiye mu kiganiro, ni ryari wumvise ugize initiative, reka duheraho, yo kuza kuri YouTube kuvuga ibyawe cyangwa gutanga ubuhamya bwawe? Je nari maze igihe kinini natanze ubuhamya bwanjye mu rusengero, gushima Imana, kuko nibuka ntaratwita, hari umuntu umwe w'inshuti yanjye twajyaga twicara nkamubwira, nawe yari afite ikibazo cyo gutegereza urubyaro, ariko tukajya tuvuga ibintu tuzakura umunsi twabyaye. Noneho ngiye nkamubwira ngo nimbyara, ubundi iyo najyaga ahantu mu rusengero gusengerayo ari ubwa mbere, bakanyakira ndi umushyitsi, nahitaga mpaguruka nkipresenta nkavuga njye amazina yanjye nitwa Mugore Wera Egidia, kagerekaho ko ndi n'umugore utabyara. Icyifuzo nasigaga muri urwo rusengero cya mbere cyari cyo kuvuga ngo Mana, aho ni igihe wari utegereje kubyara, Mana numpa umwana nkabyara, uru rusengero nzagarukamo gushima Imana, kuko niyo yari imihigo yanjye. Rero byatumye igihe cyose imihigo nabaga mfite muri njyewe maze kubyara, n'ubundi urusengero rwose nahigiyemo uwo muhigo, umwana wanjye naramutwaye, kuko najyaga mbwira Imana ngo nimbyara nzajyana umukeka, ibi mvuga narabikoze, nzajyana umukeka mfata uruhinja rwanjye ndurambikeho mu rusengero, mfukame Imana icyubahiro. Uko niko nabikoraga, niyo yari imihigo yanjye, nindamuka mbyaye muri urwo rusengero niko nzabikora. Rero nyuma ibyo byose maze kubikora, nsigara nisengera nyine nkumva ko Imana yabikoze. Ariko nanone ndibuka najyaga mbwira umutware wanjye ngo ningira Imana nkabyara nzajya kuri radiyo, kuko numvaga ishimwe ryanjye nkumva rizaba rigari cyane, nkurikije ubuzima nabayemo cyangwa ubutayu narindimo, nkavuga ngo ningira Imana Uwiteka akanyibuka nzajya kuri radiyo, kuko televiziyo yari itarabaho n'iby'ama YouTube byari bitaraza, nkavuga ngo nzajya kuri radiyo mbivuge kugira abantu benshi babimenye, kuko nyine kugira ngo mvuge imirimo yayo. Ariko ndangije maze kubyara n'ibyo byo mu rusengero bibayeho, ndicara ndituriza. Nibuka rimwe ibi by'ama YouTube bimaze kuza, hari umuntu umwe wansabye, aransaba ngo nemere nzajye gutanga
nzamuha ubuhamya bwanjye yari yarabwumvise ansaba ko naza kubutanga mbitekerezaho ndamubwira nti oya ndumva igihe kitaragera nk'ibyo nibyo wari uhereyeho mbaza ngo ni ryari umuntu ashobora gufata umwanzuro kugira ngo ibye abe yabishyira hanze. Buriya ntabwo ari buri muntu wese ushobora guhita utungura umubwire ngo ngwino kuri kamera uvuge imirimo y'Imana cyangwa uvuge ibintu Imana yagukoreye. Oya, ni urugendo umuntu ubwe mu mutima abanza agafata igihe cyo kubitekerezaho akumva ko ibintu bye agiye gushyira hanze abantu nibabyumva ibyo bazamubwira byose azabasha guhangana nabyo kuko we ubwe yifatiye umwanzuro. Rero icyo gihe naramuhakaniye ndambwira nti oya ndumva igihe kitaragera kugira ngo jyewe ibintu byanjye bishyire hanze. Narabivuze yego ariko ndumva ntarabishaka, sinshaka, ndamuhakanira. Nyuma yaho ngenda mbona abantu benshi babinsaba ndabyanga. Urumva nari maze imyaka 9, umwana wanjye afite imyaka 9, ariko kubera kugenda njya kuri YouTube cyane nkarekurikira ubuhamya nkareba ukuntu abandi bagenda babivuga nkasoma commentaire abantu bagenda bashyiraho ndangije ndabanga ariko ubu sinaba naribagiwe, ariko ubu nta bintu Imana yankoreye ibintu najyaga nyibwira nkaba ntarabikoze, ariko ubu ntihariho imitima y'abandi nayo yihebye cyangwa icitse intege nk'uko nari imeze, ariko uyu munsi nkaba ibyanjye mbivuze nabo bakoroherwa. Fata umwanya n'igihe gihagije cyo kugira ngo mbanze mbitekerezeho. Eka ngusubize inyuma gato. Watangiye no kunsubiza kuri ya analize yanjye y'ikintu nibaza ati ni ibiki bishobora gutuma umuntu aza kuri YouTube kuvuga ibiki agashyira ubuzima bwe hanze. Icyambere gikomeye nshaka ko dusa n'abavugaho wamaze kukivuga ko ari uguhigura umuhigo, si byose nkurikije ibyo umaze kumbwira no guhigura umuhigo wahigiye Imana. Ese aho ntidufite abantu bajya bahiga bo ntibahigure, ese nta ngaruka bateganirizwa bo? Mu by'ukuri kuko nk'aba bavuze ngo insengero zose naciyemo mvuga ko ntabyara, numvaga ndoburije ko nimbyara nzongera nkatambuka mbabwira inkuru nziza, kandi n'ahana ahantu yasabiye umwana niho yagarutse n'ubundi kumushimira Imana. Yego. Mu by'ukuri guhiga umuhigo ntuwuhigure plutôt. Yego, na Bibiliya irabivuga. Iravuga ngo aho guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Nimba hari ikintu wasabye Imana wowe ubwawe ukabyatuza n'akanwa kawe ukayibwira ngo nyamara nzabigenza gutya, warangiza ntubikore ufitanye urubanza n'Imana. Niyo mpamvu hari nanjye nabuze amahoro nkagira ijwi rinkomanga rimwe ngati nyamara waribagiwe. Yego warabivuze ariko ntago wabivuze neza. Kuko nibuka urumva nimba najyaga ngira icyifuzo ngo nzajya kuri radio, ndibuka mu minsi ishize nagiye kuri radio Inkoramutima mboneho n'umwanya wo gushima Imana kuko ndumva umuhigo wa benshi bampamagaye. Rero iyo wabusabye Imana ikintu ukayibwira ngo Mana nunkorera iki ngiki ukagira iyo mihigo, ni nko gusezeranya umuntu. Umuntu nimba hari ikintu wamusezeranyije, nimba ugifitiye uburyo cyangwa ugifitiye ubushobozi cya kintu wamusezeranyije kimuhe kuko cyakuvuye mu kanwa kawe. Niba rero n'Imana wayibwiye ngo nyamuneka nunkorera iki, yarangiza ikabigukorera, warangiza ntuyishimire, bese nta ubutesheje agaciro ibyo yakoze, ntago uba ubihaye agaciro, uba wishe n'isezerano. Njyewe rero mu by'ukuri maze gufata umwanzuro kumva nabivuga nabanje mbibwira umutware wanjye ndambwira nti rero noneho ndumva igihe kigeze, ndumva ibintu byanjye ngiye kubivuga. Bundi koko no gutanga ubuhamya ni byiza kuko harimo gukira, harimo ibintu bibiri. Ababyabwumva barakira kandi nawe urakira wowe ubwawe, kuko hari ibintu ububana nabyo bitigeze bisohoka. Ibyo bitasohotse igihe cyose iyo uri wenyine iyo ubyibuka ugira agahinda. Kuko nibuka ubuhamya bwanjye natanze bwa mbere, cano ya mbere natanzeho kuri YouTube, natanzeho ubuhamya bwanjye, iyo nabwumvaga narariraga kandi ari jye wabwivugiye. Buri mwanya najyaho nkarira nkasa naho atari jyewe ibyo bintu wabivuze, nkavuga ngo burya Ngizi wahuye n'ibi bintu. Ariko uko nakomeje ngenda mbivuga ndimo ndagenda nkira. Ndashaka kubwira abantu yuko wowe Nshyira neza hano ushaka rwose. Njyewe urumva ko hari ibyari bindimo byambayemo byinshi bihora bintera agahinda, kandi nyamara ndi byakaba bintera agahinda byavuye. Urumva umwana naramubonye, ariko nkahora hari ibintu bibitsa ahantu muri njye kuko bitigeze bisohoka, ngahorana agahinda.
hakaba n'igihe nareba n'umwana wanjye ngaturika nkarira, hakabaho igihe ntekereza nk'ikintu nkaturika nkarira, kandi mu by'ukuri ndabitakabaye bigenda gutyo. Ariko aho mariye gutangira kubivuga, natangiye gukora urugendo rwo kubivuga kenshi. Hari ibikomere muri njyewe mu by'ukuri bimaze kugenda bivaho. Donc biruhura umutima ntaga n'ababandi. Yego. Yego. Uraruhuka. Ni nko kuba wikoreye umutwaro. Mu by'ukuri hari ibintu njyewe nshobora kuba naravuze ntigeze mbwira undi muntu wari we wese, kuko n'ubu hari abantu byatangaje. Nk'umuntu nkumva arampamagaye akambwira ko se Egidia ni wowe nzi twabanaga mu buzima bwa buri munsi, ugasanga umuntu tumaranye imyaka 10 dukorana ariko ntago azi Egidia, kuko hari ibyo bitse imbere utasohoye, kuko hari ibyo muri ahubwo dushobora kuvugana n'amagambo nk'abiri ngahita nturika nkarira, narira we ntamenye ikintu kindejeje, nyamara wenda ndakomeretse, kuko ntago azi Egidia wari we. Ariko aho natangiriye gufata urugendo nkabivuga, ndimo ndakira mu mutima. Yego. Ni ukuri pe. Kuvuza ibisebe byakuryaga uri kurushaho kubyomora. Hano turimo ubugubu tubonye icya kabiri. Yego. Kuvuga ibintu byawe biruhura umutima. Yego. Sibyo? Nibyo tukiriho. Hari kubivuga nko guhigura umuhigo. Ubwo ndi gukora illustration cyangwa numeration kugira abantu babyumve. Cyambere hari guhigura umuhigo. Kuko warabwiye Imana ko nikora ibintu runaka uzaza ukayishima. Cyo ni icyambere. Icya kabiri kuvuga ibyakubayo bituma uruhuka kuko hari umutwaro ubutuye. Sinzi ahantu wari ukomereje uvuga. Nye nari nkirimo kubwira abantu. Yego. Igihe cyose wowe ufite ibintu bana nabyo ariko utagira uwo kwizera, utasohora, ukomeze ubitse. Nibuka neza ko aho ntangire gutanga ubuhamya hari abantu babashije kumpamagara nk'umuntu akambwira ati mbabarira untega amatwi uceceke wowe ntuvuge, ariko njyewe undeke mvuge, kuko afite ibintu byinshi muri we akeneye nk'ahantu yashwanyukira, akambwira ngo kuko we wabanye nabyo, nubwo Imana yagushubije ukaba warabonye hirwa, njye sindamubona wenda amaze imyaka 10, ariko mfite ibintu byinshi kandi umva ngiye guturika, wanyemerera ugaceceka njye nkavuga. Nkamubwira nti ndabyemeye ndacecetse, nkamuha nk'isaha yose tuvugana nenda kuri telefone, akavuga karira, yarangiza akamwita we ndumva nduhutse, nushaka wigendere mu byawe. Urumva uwo muntu afite ibintu byinshi biri muri we. Rero mu by'ukuri nanjye byangiriye umumaro, ubu ndumva hari ibintu bigenda bivaho, igitone cyakuvuyeho. Yego, hari ikintu cy'ikizigo nagendanaga muri njyewe cyamvunaga, nubwo yego hirwa nari naramubonye nkaseka nawe, ariko hari ahantu cyabaga ku mutima wanjye mpora ngendana, numva ari igitwaro kimvu n'ukuntu. Ariko ubu numva ndabuvuga, nkumva rwose ndayivuga nk'inkuru rwose nziza ndyoheye, nkumva nabwira umuntu ngo Imana irashoboye. Nkaba navuga amagambo 5 ntararira, ariko ubundi ntago byabagaho, kuko numva nagiraga agahinda kenshi, ariko kubera kugenda mbivuga kenshi nanjye ubwanjye umutima wanjye uragenda. Yego, ku buryo waba umugabo nyine wo kubihamya none ushize amanga, kuko wamaze kubyakira cyane, wakira ibyavuye mu gisubizo kiza Imana yatanze. Hariho ukiraho tutarakomeza mu kanya buntegura ugiye kuza umbwira noneho inyungu ubona byagize ku murimo w'Imana, aho wavugaga inyungu byakugizeho nkawe nka Mama Hirwa, none ugiye kunkorera icyegeranyo unkorera noneho inyungu ubona byagize ku itorero rya Kristo nizihe, feedback nizihe wagiye ubona zitandukanye, ku buryo uvuga ati burya bino bintu na Yesu yabyungukiyemo sinjye gusa. Nibyo ugiye kumbwira, ariko utaraza nyine wari uri kuri icyo wavugaga ati byatumye nduhuka. Hari n'undi nzi wambwiye ngo nubwo umugabo araramukubita ariko yabimaranye imyaka 10 abiryamanya nakubitwa bikayibanga ry'urugo, ariko bakaba babitse ibanga ribi, ariko aramwe ngo igihe yatinyutse kubivuga ibyo bintu ngo kuko umugabo we yahoraga yirata ko ibintu amukorera bimukorera we nta wundi ubizi. Sibyo uri kumva ikintu kijya kibaho mu rugo, ngo ariko igihe yatinyutse kubivuga kuri televiziyo ngo umugabo yabaye nk'uhamutse nawe, atuma abantu bamenya isura ye itandukanye niyo yaratiraga abantu muri sosiyete. Aravuga ati nuko nakize inkoni z'umugabo ubu tubanye amahoro kubera nashoboye kuvuga icyari kindemerereye kikamenyekana, byankosoreye umugabo kubera nyine guhishura amakosa ye, kuko hari abagabo benshi bakorera abagore amakosa
ariko akagumya ari ibanga hagati yabo bombi. Ubwo rero ubwo buryo yarabukoresheje ngo birakosoka, ntiyongera kujya kubitwa kandi umugabo we bakiri kumwe. Rero hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu koko avuga. Noneho tubonye inyungu byagize kuri wowe psychologically no mu buryo butandukanye. Ese ubona ari iki byagize noneho umumaro kwivuga butumwa? Byo byafashije iki? Ikintu byafashije kwivuga butumwa mu by'ukuri je nubwo nari ndi muri uwo musozi ariko narasengaga. Ikindi ndashaka kubwira abantu ko burya Imana iravuga kandi irakora. Nimba wowe ushobora kuba utemera ubuhanuzi ariko burya nushaka kubwemere, kuko Imana iravuga kandi iranakora. Nubwo ishobora kubikubwira bigatinda ariko burya iba yabivuze, byanze bikunze ijambo yavuze iraririnda. Kuko nibuka nge nabwiwe kubyara muri 2002 nibwo nari twicaye ahantu turi mu cyumba cy'amasengesho turimo dusenga. Imana ibivuga muri rusange rwose. Imana ivuga ko itanze abana. Icyo gihe Imana yatanze abana 2, twari tuhicaye turi abadamu 4 bategereje kubyara. Ariko Imana ivuga ko itanze abana 2. Icyo gihe ngira ngo namaze nk'imyaka 7. Icyo nahise nkora nta kindi, nahise giye nkurura ndavuga ntibyanze bikunze muri abo bana 2 n'uwanjye ari moto ndabitegereza. Ariko urumva 2002 nge nabye muri 2012 haciyeho imyaka 10. Ariko nkavuga ngo byanze bikunze hari iki Imana yambwiye, kandi nzi neza ko Imana itabeshya, nzi neza ko ijambo yavuze byanze bikunze no kubikora izabikora. Kuko ni kenshi nagiye nkunda kumva amajwi. Nibuka hari abantu bamwe bigeze kumbwira ngo ninze ngo banjyane mu barangi, ngo abarangi batanga abana, ngo abarangi baragusengera, ngo bagushyira ku mukeka, mbese babambwira detail ibintu byinshi. Ariko ndangije natuza akanwa kanjye ndavuga ngo Imana nsenga, uwo muntu ashakaga ngo tujyane Tanzania ajye kunyereka ko bamvugutire umuti ngo banshyire no kumukeka. Ndangije ndavuga ngo Imana nsenga, Imana y'iwacu mu Rwanda, niba koko ibeshya, niba koko ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi ikaba yarambeshye, sha nanjye nzayinambaho. Ariko ntago nshaka umwana wo hakurya y'amahanga. Icyo kintu nkibwira Imana, ndavuga ngo wa Mana we, aka nagasuzuguro k'abadayimoni. Ubu Satani aransuzuguye, anyumvishe ko kwambuka akagera nkajya Tanzania aribwo nshobora kubyara umwana. Ndavuga woya, hari icyo wavuze, iryo jambo wavugiye mu kanwa k'abahanuzi nanjye ndihagazeho, nzi neza kutabeshya. Rero warumbaje ngo inyungu byagize kwivuga butumwa. Ibintu byawe kubivuga byagize iki? Ivuga butumwa nge ndibuka nahamagaye umupasiteri. Icyo gihe ubuhanuzi bwanyuze muri we ahanura abana. Ndamubwira ngo ndagira ngo nujya usengera abantu cyangwa nujya uvuga ibintu ujye ugerekaho yuko Imana usenga cyangwa Imana inyuza muri wowe, ubuhanuzi icisha muri wowe itabeshya. Kuko nge waransengeye, ubundi umugabo wo kubihamya, namaze imyaka 10 ubuhanuzi bwawe bumpaye. Ariko uyu munsi mfite umwana. Rero no kubivuga ni ukugira ngo nibura abantu bamenye ko Imana yacu iravuga kandi Imana yacu irakora, irasohoza, irasezeranya ariko ikanasohoza. Gusa ntago ibyayo biza direct. Shobora kukubwira ngo nkumaze inzara, kakubwira ati ibiryo biraje imifuka y'umuceri, ahubwo wagira mu rugo umunsi ukaburara. Ariko nyamara nubwo uburaye umunsi burya ibiryo biba bihari, burya biba bizaza, ntago biza ko kanya. Rero mu by'ukuri giye mbona abantu barungutse cyane mu ivuga butumwa, kuko iyo uhagaze hariya uri umuntu ushima Imana, warasengeye mu itorero, wararirimbaga muri korari, bagusengera buri munsi, bazi ko bafite umuntu utabyara cyangwa ufite umuntu utegereje urubyaro, igitangaza kigakoreka mu itorero. Byanze bikunze iryo nivuga butumwa ryagutse. Rero mu by'ukuri jewe nabonye ineza y'Imana, kandi n'abantu bo hanze baravuze ati burya koko Imana irashoboye. N'umuntu wari wicaye ategereje twasenganye ubu uyu munsi yambonye, cyangwa ku muntu uzi Egidia w'icyo gihe, iyo abonye Egidia w'uyu munsi aravuga ati burya Imana irashoboye. Uyu ni wa mudamu, uyu numwe bitaga Cyasha, uyu numwe bitaga harya hariho na Cyasha. Cyasha bari bararinyise.
bari bararinyise baranyitiriye inka yari inka itarabyaraga ariko ubu barambona ko ati uyu niwe burya ya Mana y'abarokore burya koko irashoboye ukuntu uyu mudamu yanambye ku Mana ukuntu igihe cyose yirukanyiraga mu rusengero burya ya Mana y'abarokore irashoboye rero ni ukuri byagize umumaro ku ivugabutumwa no mu nzu y'Imana. Urakoze cyane. Tugenda dusatira n'umusozo, hari abantu bavuga ngo hari abantu batanga ubuhamya ngo bagabushyiramo amakabya nkuru cyangwa se bakabwongeramo n'ibindi Imana itakoze. Ese koko bibaho? Ko umuntu ashobora kuvuga inkuru nyine y'ubuhamya bwe ariko akayitubura. Ese nimba bibaho biterwa n'iki? Sinzi impamvu mbikeka ko bishobora kuba bibaho. Hari abantu bashaka kuryoshya inkuru cyangwa yenda kugira ngo ibye bigire agaciro cyabyumvikane cyane, ariko biterwa n'inyungu abifitemo. Ako sinibaza neza uwo muntu atandukanye na Egidiya. Egidiya wabaye ku musozi atabyara, ntago nkeka ko ashobora kuza hano imbere ya kamera, imbere y'isi yose ngo ajye kuvuga yihimbire yibeshyere. Ejo bundi ndibuka hari umuntu umwe yarampamagaye arambwira ngo ariko simuzi, urumva mpamagarwa n'abantu benshi batandukanye, arambaza ngo ariko ibintu ngo ndimo kumva ubu buhamya ngo nibyo ngo byakubayeho koko. Ndangije ndamubaza nti none se nimba wowe kuriki ngo kuko ngo ntago yarakubazaga nimba ari byo ngo buhamya ngo gese ndaburangiza ngo ariko se koko ngo nibyo ngo byakubayeho. Ndamubwira nti none se iyo wabonye ari filime cyangwa ni ikinamico? Ko ari ikiganiro. Ikinamico baganira cyangwa bakina ku bintu byabayeho, ni inkuru zishobora kuba zarabaye bagenda bakegeranya babihuza n'ubuzima. Cyangwa filime ni ibintu bimagina bakaba bashobora guhuza ariko ibintu umuntu yivugira ubwe ku mugaragaro ushobora no kuvuga ariko nshobora kuba kuko sinari ntuye mu kirere, nshobora kuba mfite abantu benshi cyane naturanye nabo banzi. Urumva umuntu rero kukubaza ngo ibyo bintu byakubayeho nuko bazi ko ari abantu babihimba. Niyo mpamvu juste bivuzeho kugira ngo nabyo tubikosore. Akaza hano akabeshya, akaza inkuru akayitubura akayigira ngari, ariko ntago ari byiza. Ihangane kugira ngo nimba ushaka kuvuga ko Imana ishoboye koko, ihangane ubivuga uko biri. Witubura wikongera ibyo ngibyo uvuga, kuko message ushaka kumvikanisha n'ubundi byanze bikunze uwo kuyumva ari buyumve. Rero kujya hariya ukayisiga amavuta ukayigira ngari, cyangwa ukajyaho kuvuga ngo barankubitaga yenda nta n'uwagukubise kugira ngo narapfuye ndazuka abantu bumve ko wababaye cyane. No gutera, bigaragara ko gutera abantu imbabazi sibyo ushaka kuvuga, bigaragaza ko gutera abantu impuhwe zidahari ntago ari ngombwa. Wowe message yawe ushaka gutambutsa yitambutsa ukwiriye uko yakabaye, kuko uwigomba kugeraho ari buyumve. Kuko ushobora no kubivuga ibyo ngibyo byose wavuze ntajye no mubiha agaciro. C'est ça. Ibyo ngibyo bavuze ko wapfuye ukazuka, ibyo ngibyo bavuze ko waryamaga ugaherayo, ntihagire n'umuntu ushaka. Ariko ngeka ko ukora ikiganiro, ukoze ikiganiro cyo kwibeshyera ushobora kwikuriraho n'umuvumo ukomeye. Ugabati no muntu ari kuvuga ko yaguye muri ruhurura ntapfe, ashobora kuba ari gutaha akayigwamo. Nabyo birashoboka. Na analize yanjye. Mbega turashaka kubica, niyo ntego yacu ko atari byiza kuba wajya kuvuga ngo Imana gukora ibintu runaka itarabikoze. Ntago ari byiza. Sinzi nimba bafite intego yo kuyihavanse ku mashimwe cyangwa ari iki, ariko nkeka ko ibyo bintu nabyo nyine kubera ko turi gukora ikiganiro kijyanye nabyo tugomba nyine kubivugaho tugahugura bene abo bantu bameze gutyo batubura cyangwa bahimba inkuru kugira ngo irinde iryohe mu matwi y'abantu cyangwa se yumvikane. Birashoboka ko abantu batubura, kuko nakubwiye uwo muntu wampamagaye kuri telefone, ariko hari n'undi nawe wabimbajije. Ariko uwo wabimbajije mu by'ukuri si uko wenda yari apinze ibyo yumvishije navuze, ahubwo yarambwiye ngo ibintu numvise nibyo byakubayeho wowe Egidiya nzi tubana. Yari afite amatsiko ndavuga ni njyewe. Urasanga arategereje atari kubara si bya bindi. Aravuga ese Egidi ubu koko wagiye uhimba inkuru uzishyira hari ujya kubeshya ko wamaze iyo myaka, wowe wese wamaze iyo myaka, kuko azi Mama Hirwa yahuye na Mama Hirwa naramaze kubyara Hirwa. Ntabwo nigeze muganirira story y'ubuzima bwanjye. Nimba rero ngiye ibyanjye ntarabishyira hanze byanze bikunze ntabwo uzi ubuzima bwanjye bw'iyo ngiyo.
ariko ndayije ndamusobanurira ndamubwira nti burya ntago nigeze nkubwira amateka yanjye uze Jidi useka uze Jidi ugenda ariko nyuma yo guseka ntago uzi uko byari byifashe. Niyo mpamvu nabivuze rero mbivuga kugira ngo abantu bamenye ineza y'Imana no kugira neza kwayo. Ariko nukuri pe bantu muhimba inkuru mwihangane muri kwica ivuga butumwa reka bari ko ndyita cyangwa murimo hari ibintu murimo kwangiza muri gutuma Imana itabatumye yego muratuma hari abantu batakizongera kujya baryoherwa n'ibintu n'umuntu naza kuvuga inkuru kandi kuvuga ingaruka bishobora kugira kandi ariyo abantu ntibabiha agaciro avuga ataha baraba babeshya twamenyereye ko kuri YouTube abantu bazaho bakahimba inkuru abantu baza bakabeshya abantu umuntu aza akavuga ngo narapfuye ndazuka umuntu aza akavuga ngo nahembuye ibintu byinshi cyane. Nyamuneka ni mwihangane nukuri nimba hari message Imana yaguhaye yitanga uko yayiguhaye wiza kugerekaho ibindi bintu cyangwa nawe nimba hari ibyo yagukoreye ngwino bivuga uko biri witubura ese uragira ngo nutuburira abantu izindi ukazihimba biramara iki se? Oya nimba Imana yateganyije ko ugomba kubona ibihumbi 10 nta n'igiceri cya 5 kiri burenge kuko wowe wongereye inkuru ahubwo ushobora kuyabura kuko hari amahirwe ushobora kwibuza kuko hari ibindi wongereho bitari ngombwa. Rero nyamuneka abantu nibagerageze kubinyanga mugayo. Yego oya nibyo twagombaga nyine no kubahugura nabyo babikeneye nyine niyo mpamvu nyine yivuga butumwa. Mama Hirwa kino kiganiro ko kiryoshye subunge ngiye kugisoza ntabishaka banza tuzagiye igice cya kabiri dushobora kuzagiye igice cya kabiri rwose kuko numvaga ari ibintu byinshi nakomeza kukubazaho ariko kandi abantu iyo bumvise ibintu bitinze bararambirwa ahubwo ndifuza ko tugihagarikira hano ariko tukemerera abantu ko niba byifuza tuzagikomeza kugira ngo dukomeze tuganire. Ubwo abantu bakurikira Hirwa TV bitega iki uri kubategurira iki muri iyi minsi? Abantu bakurikira Hirwa TV Rwanda muri iyi minsi mfite ubushake ndimo ndashaka kuko nagiye mbasezeranya ko hazagenda hacaho ubuhamya niyo ntego cyane nyirizina ya channel yanjye kuko hari abantu benshi ubu ngubu bagenda bamamaga kambwa ati mfite ibintu byinshi mfite amashimwe ari ibintu byinshi Imana yankoreye nanjye uzaze waratinyutse revuga Mama Hirwa nti narabivuze noneho nanjye uzaze ibyanjye mbivuge kandi ukumva yarabifite ariko muri we yari yaratinye kubivuga ariko kuko yabonye Mama Hirwa yateye intambwe akumva nawe yatambuka akabivuga. Rero mfite intego yo kugira ngo abantu bazana amashimwe yabo bafite iby'Imana yabakoreye ariko hari n'abandi bakiri ku musozi wo gutegereza kandi nabo simbirengagije ntago nirengagije kubasura. Hari n'abandi bari mu bibazo bitandukanye hari imfubyi zirepfa iyo ngiyo hari abantu bari mu buzima bwinshi butandukanye. Rero aho naho mfite umugambi wo kugumya nkajyayo kubasura ariko muri iyi minsi nyirizina ubushize hari abana nari nasuye barabana babaga ku muhanda bibana ahantu nari nabasuye n'ubu ngubu ndakataje kuba najyayo ahubwo buri muntu wakumva abishoboye nyamuneka yantera ingabo mu bitugu tugasura bari abana kuko abana bankora ku mutima cyane. Abo bana bameze ute bari? N'abana b'imfubyi hari umugira neza wabafasha bashyira mu nzu abishyurira inzu ariko kurya biragorana ntago urumva rwana no kwishyura inzu n'abana babiri umwe ariga undi ntarabishobora kujya kwiga. Rero mba numva umutima wanjye umpata ukambwa ati genda basurebe ko baba babonye n'ikiro kimwe cy'umuceri cyo kurya. Hari n'abandi benshi batandukanye uko Imana izagena inshoboza ndetse nzi neza ko namwe mu nkurikira mu ndi inyuma kandi mu kigikiye yuko tugomba gukorana umurimo w'Imana tukiri ku isi kuko niyo mirimo myiza izaduherekeza kugira ngo nibura natwe igene kigera tuzibutse Imana ko hari icyo twakoze. Yego urakoze cyane kandi n'abadukurikiye bamaze kubyumva neza cyane. Reka rero ngushimire ko wabaye umutumirwa mwiza mu rugo rwawe. Ibiganiro byacu birakomeza kuri Hirwa TV nawe nukuri ngushimire wakurikiye kino kiganiro. Umurimo w'Imana nta kindi tuba twifuza nuko musharinga ibiganiro dukora kugira ngo ino nkuru umvise nimba ari nziza nimba ifite ikivuze ku buzima bwawe isize impinduka igukoreye iyo nkuru wiyeherana nyine sharing ukore like uhe abantu b'Imana kugira ngo dufatikanye hamwe kwagura ubwami bw'Imana. Gukora subscribe ni ingenzi nimba utarabikora kuko uba wiyabonesheje kugira ngo ibiganiro byose bitambukana ujye ubasha kubibona. Murakoze rero mwari kumwe na BKM nk'umuyobozi w'ikiganiro. Ibiganiro byacu birakomeza ushobora gukenera Mama Hirwa ukamubona kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe mukavugana nta kibazo. Thank you so much.